Mu gihe igitaramo cya The Ben na Bruce Melody gikomeje kugenda kivugwa cyane kizaba ku munsi w'ejo, hari andi makuru agiye atunguranye yakomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni amakuru y'akasamutwe yakomeje kuvugisha benshi. Byabaye nyuma y'uko Pamela, umugore w'umuhanzi The Ben, yitabiriye igitaramo cya Spin and Friends yambaye umwambaro werekanaga umukondo ndetse n'inda ye. Ibintu byahise bifotorwa bigashyirwa hanze bikagerwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. Si ibyo gusa ndetse inkuru yakomeje kurushaho gufata indi ntera nyuma y'uko Rutanga rw'amaboko Nzayisenga Modeste yanenze Uwikeza Pamela wasohokanye uyu mwambaro wagaragazaga umukondo ndetse n'inda ye. Ni ibintu byatanzweho ibitekerezo bigiye bitandukanye, haba mu magambo uyu muganga yavuze ati have ibyo ni ukwica umuco, cyangwa se n'andi magambo abantu bagiye bakomeza gutanga nabo bamunenga bavuga bati nta kuntu umuntu w'umubyeyi ndetse w'umudamu yakwifata gutyo ndetse ngagende yikora ibintu nk'ibyo. Ndetse muribuka n'ibintu bya video byagiye bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga ubwo yari ari mu gihe gitaramo abantu bibaza ngo bo babyinyanye ninde. Ibyo byose tugiye kubiganira mu iki kiganiro kitari buze kuba kirekire, ngusaba kuntiza umwanya wawe amatwi yawe ukayantegera nkakubwira buri kimwe cyose kijyanye n'iyi nkuru ndetse n'ubusobanuro bwimbitse bwagaragaye kuri iyi nkuru ndetse n'ubwo twabashije kugeraho. Reka mbaye ikaze muri NB Zoom, gusa wibuke gukanda like kugira ngo video yacu bayeke bagenzi bawe, hanyuma utange comment ibitekerezo byawe mbese ubona ibingibi bikwiriye. Hanyuma wibuke gukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi mu nkuru zacu ukuri kwawe. Nge nitwa Sana, iyi ni NB Zoom. Reka twinjire ku inkuru yose iteye. Rutanga rw'amaboko yavuze ko ku muco nyarwanda atari bikwiye ko umugore cyane cyane umubyeyi ajya ku karubanda yambaye imyenda igaragaza inda n'umukondo. Mu magambo akakaye yagaragaje ko inda y'umubyeyi ari ishingiro ry'ubuzima, ikwiriye kubahwa no gukingirwa, atari ikintu cyo kwanika ku gasozi. Yavuze ko kizira mu muco wacu ko umugore yambika inda ku karubanda kuko inda ariyo irera ubuzima, igahuza umwana na nyina, ikaba n'ikimenyetso cy'umubyeyi ndetse n'icyubahiro. Yakomeje avuga ko iyo umubyeyi batangiye kugaragaza ku karubanda ibice by'umubiri byari bikwiye kubahwa, abana babo bazakura babifata nk'ibisanzwe, bigatuma ejo bundi biba bigoye kubigisha kwiyubaha, kubaha indangagaciro z'umuco ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rutanga rw'amaboko yashimangiye ko inda y'umubyeyi ikwiriye kubahwa no kubahirizwa, ko atari ikintu cyo kwereka buri umwe wese, kandi ko kuyigira igikoresho cyo kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitaramo ari ugutesha agaciro ubuzima buturuka muri iyo nda yawe. Ingero atanga iturukamo umwana, kandi umwana niwe bazubaka igihugu cy'ejo, akaguhesha ishema nk'umubyeyi, akaba ari we wuzuza inshingano zindi zisigaye ku ruhare rwawe, akaba ari we utera ikirenge mu cyawe, akaba ari we uheraho urugero rwiza yakurikiza cyangwa se urugero rubi yakwirinda. Ibi byatumye aya magambo ya Rutanga rw'amaboko akwirakwira cyane, akurura impaka zikomeye mu baturage ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga izi zigiye zitandukanye zicaho amashusho cyane cyane nka Instagram, TikTok, YouTube turimo kuganiraho kano kanya, Facebook, X n'izindi zigiye zitandukanye ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hari abagaragaje ko arimo kuvuga ukuri, bavuga ko umuco nyarwanda uri kugenda ucika intege, ko ibyamamare bikwiye kwitwararika kuko bifatwa nk'intangarugero cyane cyane ku rubyiruko. Aba bavugaga ko umubyeyi akwiye kwiyubaha, akambara mu buryo bugaragaza icyubahiro cye n'uruhare afite mu muryango ndetse no muri sosiyete, kugira ngo abere abandi urugero ndetse n'abandi b'igitsina gore bagenzi be batarashaka abereke uko bubaka urugo kandi biciye mu muco bitishe n'undi muco. Yaba ari umugabo nawe akabera abasore bagenzi be intangarugero. Ku rundi ruhande hari abamushinjije kutumva uko ibihe byahindutse, bavuga ko turi mu kinyejana gishya aho umugore afite uburenganzira bwo kwambara uko ashaka, uko inda atari icyaha, kandi ko kugaragaza umubiri bitagomba gufatwa nk'icyaha cyangwa se ikizira. Aba nabagaragaza ko tugeze muri viziyo itari yo kwifureba nk'aho umuntu ari kwikingira imbeho, ahubwo umuntu agomba gusohoka agiye mu gitaramo agasohoka nawe nyine agaragara neza nk'umuntu ugiye mu gitaramo kigiye gitandukanye. Abo ngabo rero nibo bita Generation Z cyangwa se Gen Z. Aba bavugaga ko ibyo Rutanga rw'amaboko avuga bishingiye ku mitekerereze ya kera, idahindura ndetse itanahura n'isi ya none, kandi ko uburenganzira bw'umugore bukwiriye kubahwa. Kwambara uko ashaka nta cyaha kirimo cyangwa se ntacyo byangije. Aba bashimangiraga ko bitewe n'ikinyejana turi kwerekezamo, ko umuntu umubyeyi nkuriya yakwambara kuriya nta kibazo bitaye,
ndetse nta n'icyo byishe, ahubwo ababivuga ni uko bafite imitekerereze ishaje. Ibi si ubwa mbere Pamela n'umugabo we The Ben babibajijweho ku myitwarire nk'iyi, no mu gihe Pamela yari atwite umwana wabo w'imfura Icyeza Runa Olamugisha yigeze kugaragara agaragaza inda ye mu mashusho y'indirimbo True Love, nabwo rutanga rw'amaboko aba mu bamunenze, avuga ko umugore utwite akwiriye kubahwa no kwiyubaha, aho yanditse amagambo agaragaza ko utwite atwikira ntatwika, ko inda y'umubyeyi irubahwa ikubahirizwa, ntabwo yanikwa ku gasozi kuko saba ari inyagasozi. Ni inda y'umubyeyi ufite umugabo kandi wubatse urugo mu buryo bunyuze mu nzira zigiye zitandukanye, yaba iz'amategeko ndetse n'inzira z'imyemerere ku bantu b'abakristo cyane. Icyo gihe barimo gushutinga indirimbo yitwa True Love, ndetse n'umuryango wa The Ben waje kubijyamo ndetse baza no kubimubazaho, nawe aza kugira icyo abivugaho. Muri icyo gihe mu gihe impaka zakomezaga gufata indi ntera, The Ben nawe yaje kugira icyo abivugaho, aho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu 2024 yagaragaje ko abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye. Avuga ko kuri we n'umugore we batabibonagamo ikibazo, gusa yemeye ko hari abantu batabyakiriye neza, by'umwihariko nyina umubyara ntabwo yigeze ashimishwa n'ibyo byabaye. The Ben yahise aboneraho gusaba imbabazi, avuga ko nubwo kuri bo bitari ikibazo, yubaha uko abandi babifata, cyane cyane umubyeyi wamureze, cyane cyane none umubyeyi w'umumama. Umubyeyi w'umumama yabwiraga umumama mugenzi we, umukazana wiwe, kuko azi ko kurera uri umumama bivuna, kandi azi uko kwitwara kuba abamama uko bigenda. Niyo mpamvu mama The Ben bitigeze bimushimisha habe na gato. The Ben yakomeza ashimangira ko mu mboni ze n'iz'umugore we n'uyu munsi batabibonamo ikibazo, ariko anagaragaza ko yumva impamvu abantu batandukanye babibonamo impungenge. Ibi byongeye gutuma iyi nkuru ikomeza kugibwaho impaka, aho bamwe bafata The Ben nk'uwagerageje guhuza impande zombi, mu gihe abandi bakomeje gutsimbarara ku bitekerezo byabo, yaba abashyigikiye umuco gakondo n'abashyigikiye uburenganzira bw'umugore, ndetse n'imyitwarire ijyanye n'iyi viziyo tugezemo y'iki kinyejana turimo, cyiganjemo imyitwarire y'abafatwa nka Gen Z, abona ababwiye cyangwa se aba Generation Z. Kugeza uyu munsi ndetse n'aka kanya tuvugana, aka kanya urebeye iyi nkuru, iyi nkuru ikomeje kuba ingingo yaganirwagaho cyane, igaragaza itandukaniro riri hagati y'umuco gakondo n'imitekerereze y'iki gihe, aho buri ruhande rushimangira ko rubona ibintu ukwabyo, bigatuma hakomeza kwibazwa niba umuco ugomba guhinduka ugakurikira ibihe, cyangwa niba ibihe bigomba kugendera ku muco n'indangagaciro z'umuco. Ese wo muri ibyo byombi uri ku ruhe ruhande? Ese umuco uhinduke kubera ko ibihe bihindutse, cyangwa se ahubwo ibihe bigendere ku ndangagaciro z'uyu muco dufite? Duhurire muri comment, wibuke gukanda like kugira ngo abayereke bagenzi bawe iyi video, hanyuma wibuke gukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi kuri NB Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Njye nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.